Twongeye turabasuhuje inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kutugaragariza ko mudukurikiye umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Iyi ni channel yanyu ya Nzuri Market igenda ibagezaho umunsi kundi imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa kandi kuko tubarangira amazu agurishwa cyangwa se akodeshwa, yaba mwe mushaka kugura tukabarangira amazu, namwe mugurisha tukabarangira abakiriya mu gihe gitoya kandi gihendutse. Turabutsa kandi yuko dushaka kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, dushobora kububakira, dushobora kubimura muva mu nzu imwe mujya mu yindi, kandi dushobora rwose no kubarangira abakiriya babagurira cyangwa se aho mugurira muciye kuri website yacu www.nzuri.rw. Iyo website rero urayigeraho uboneho umukiriya cyangwa se nawe ushyireho umutungo uboneho umukiriya, nta wundi muntu wari wese uciyeho. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubireba mu mashusho, tukaba tugiye kubereka inzu yubatse mu buryo bwo hambere ariko iri mu kibanza kinini cyane kandi kuri kaburimbo, kubera yuko ari inzu ya kabiri niko navuga uvuye kuri kaburimbo ugera kuri iyi nzu. Iyi nzu rero tugiye kubereka akaba ari inzu ya business, ni inzu ya business cyane kuri kaburimbo kandi ahantu heza, ndetse ikaba ari nini, ifite no mu rugo hanini, ifite n'amanexi bakodesha amafaranga. Ibyo ngibyo birahagije gusa kugira ngo inzu yitwe ko ari iki, yitwe ko ari iya business. Nimucikwe rero n'iyi nzu kubera ko irahendutse cyane rwose, irahendutse mu buryo bufatika, kandi noneho siyo yonyine kubera ko ifite n'amanexi. Iyi nzu rero ifite ibyumba bitanu n'amatoilette yo mu nzu abiri, ikagira salon ndetse na salle à manger cyangwa se salo yo kuriramo. Ni ukuvuga ngo ifite uruganiriro ndetse ikagira n'aho kurira, ikagira parking nini cyane nk'uko mwakomeje muyireba, ndetse na jardin ku buryo kuyibamo ari inzu bitakugora. Wowe rero ushaka inzu rwose yo kugura kandi yinjiza amafaranga, iyi nzu nigucike ko mu kanya turaza rwose tubabwira ngo tubafitiye iyi nzu y'aya mafaranga kandi yinjiza aya mafaranga. Iyi nzu rero irahendutse cyane ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'ikibanza irimo, ugereranyije n'amanex ifite, ugereranyije n'uko ari kuri kaburimbo. Mu by'ukuri usanga iyi nzu itari ku mafaranga menshi. Urabona mu rugo hari kunangana, hari jardin, hari parking, byose biza gukurura bikagaragaza yuko iyi nzu ari inzu nziza y'akataraboneka. Iyi nzu rero, iyi nzu amanexi ifite nk'uko nagiye mbibabwira, ifite amanexi atatu. Annex imwe ikaba ifite ibyumba bibiri na salon na douche na toilette yo mu nzu, ndetse ikagira n'igikoni cyo mu nzu. Iyi annex ikaba ikodeshwa amafaranga 150, ndetse ikaba ifite gate yayo usohokamo wenyine, ubasha kubaho wenyine. Hanyuma ikagira izindi annex ebyiri. Izo annex ebyiri, imwe ifite ibyumba imwe ifite icyumba kimwe, ikagira salon, ikagira na douche na toilette, n'indi ikagira icyumba kimwe, salon na douche na toilette. Muri izo annex ebyiri zisigaye buri yose ikagira icyo cyumba kimwe nyine na salon na douche na toilette nk'uko nababwiye. Iyo annex imwe ibasha gukodeshwa amafaranga 100,000 buri kwezi. Byumvikane ko annex ebyiri zikodeshwa amafaranga 100,000, hanyuma indi annex imwe y'ibyumba bibiri igakodeshwa amafaranga 150,000. Yose hamwe akabaye amafaranga 300,000. Byumvikane yuko rwose amafaranga byose hamwe bikaba 350,000. Izo annex zombi zinjiza amafaranga 350,000. Inzu nini itarimo nayo ntabwo yakodeshwa amafaranga ari munsi y'300,000. ubwo 300,000 wongeyeho 350 tayari. Izo nzu zombi zikaba zinjije 650,000 kandi ziri kuri kaburimbo, ziri muri quartier nziza, ahantu ushobora gukorera business yari yose, cyane yuko zifite na parking na jardin bihagije. Ni ukuvuga ngo ahantu ushobora kuharekera abapangayi bakagumya bagwaye 350, nawe utuyemo bikabasha kukorohera cyane. Si ibyo gusa kandi kubera yuko ukurikije ahantu izi nzu ziherereye, quartier zirimo,
kabone n'ubwo utarekeramo abapangayi, nubwo washyira guest house, nubwo washyira akabari, icyo washyira cyose, nubwo washyira amacumbi, ni ahantu hadashobora kubura abakiriya kubera ko ari kuri kaburimbo kandi na parking yaho ikaba ihagije. Ahantu rero ntabwo nkwifuriza yuko hagucika wowe muntu ufite amafaranga yawe, kubera ko ugereranyije n'uko hangana ukagereranya n'aho haherereye n'ukuntu amazu yabuze ari ahantu mu mujyi hafi, rwose nakwifuriza yuko ahantu hatakabaye hagucika, cyane yuko izi nzu zirakomeye cyane 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 ku buryo ari inzu zagufasha umunsi ku wundi. Tubibutse rero yuko muri kumwe na Nzuri Business Group Limited, tubibutsa yuko tubafasha kugura no kugurisha, tubibutsa yuko tubafitiye website mushobora gucaho mukajyaho muri benshi mukabasha kuyiguriraho imitungo itimukanwa mwihuriye na ba nyir'ubwite, nta wundi mu komisiyoneri ubagiye hagati, yaba twebwe cyangwa n'abandi, ndetse nawe ugurisha. Ibyo rwose birashoboka yuko wareba mu mazu yose, ndavuga wowe ugura wareba mu mazu yose agurwa cyangwa se ari ku isoko, ugahitamo iyo uvugana na nyirayo ukibonera inzu ugura utabashije cyangwa se utabanje kuza kudushaka cyangwa se kujya gushaka abandi kugira ngo bakurangire. Ngira ngo rero iyo ngiyo ni creativity cyangwa se ni ibintu bishyashya cyane tubashishikariza gukurikirana kugira ngo bibashe kubaha umusaruro rwose kandi mu gihe cya vuba. Ngira ngo rero iyindi serivisi twabazaniye mwabyumvishe cyangwa se murabimenyereye yuko ubu turi kubakorera ikiganiro kuri Fine FM 93.1 kuva saa 11 kugera saa 12, aho mugenda musobanukirwa ibintu byose mwibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Uyu munsi twaba turi kuvuga cyane ku kintu kijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka, wabitaye, utarabaruje, byinshi kuri ibyo ngibyo, uwuzungura, uburyo abona ibyangombwa, ni byinshi cyane tugenda tuvuga kuri icyo kiganiro, ku buryo tubararikiye kugenda mugikurikira kandi muri benshi cyane. Si ibyo gusa kandi turimo turimura abantu, waba ukeneye kwimuka ukatureba. Serivisi ni nyinshi muri Nzuri Business Group Limited. Nta kindi tubasaba gusa uretse gukomeza gukanda subscribe, kandi noneho mukaza kukazaho dukorera kuri Yamaha, mudahwemye no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose aho twitwa Nzuri Market. Nk'uko rero mwakomeje kubireba kandi twakomeje kugenda tubasobanurira, izi ni za annex z'inyuma. Twabwiye yuko amanex 3 akodeshwa 350, buri yose ifite gate yayo, buri yose isoko kwayo, nta numwe uhura n'undi, uhura na nyirinzu cyangwa undi muntu ari wese adashaka, kubera ko izi annex buri yose ifite gate yayo. Byumvikana ko 350 wibera muri iriya nzu nini, 350 ni amafaranga menshi cyane yatunga umuryango, ariko kandi noneho zose hamwe ushatse kuzikodesha ntabwo zakwinjiza munsi y'350 kuri buri umwe wese. Akaba ariyo mpamvu rero tubararikira kugura izi nzu kugira ngo muzibyaze umusaruro. Izi nzu mwazikunze cyangwa se mushaka kuzisura, mwaduhamagara kuri ya nimero yacu ariyo 0788 48 48 67 cyangwa se 0788 2 inshuro 3 0123. Ibyo ngibyo byose mushobora kubaza ibibazo byose mwibaza ku mitungo itimukanwa, hanyuma mugasubirizwa kuri izo contact zose tubahaye. Ntabarambiye ni byiza yuko nababwira igiciro cy'iyi nzu kugira ngo mukomeze kureba. Ngira ngo abenshi mwagiye mugira amatsiko mwibaza ni gute igipangu kingana gutya, tuvuga ngo gishaka amafaranga makeya, igipangu kirimo inzu nini umuntu yabamo, igipangu wabuba muri iyo nzu kikinjiza 350 bya buri kwezi, bibasha kugufasha gukemura ibibazo bya hato na hato. Iki gipangu aho si 200,000, si 150,000. Iki gipangu twagiye turabanegosiya, turabegera ba nyiracyo, twumvikana yuko rwose mukigura amafaranga 70,000,000 cyose, kandi ari negosiyable, 70,000,000 abasha kuganirwaho. Ni karibu cyane rero wowe rwose waza ukitemberera ahantu ukahagura, ni karibu kabisa, ntihagucike, kubera ko kubona ahantu hameze nk'aha ngaha
kuri miliyoni ziri munsi y'100-120 kuzamura muri iki gihe rwose biragoye. Niyo mpamvu rero tukurarikira kugura ahantu kuri miliyoni 70 ziri negosiyabule, tuvuga ko tubasha kugukaturira cyane ugatanga amafaranga atakugoye. Ngira ngo rero mwakomeje kujya mureba ubunini bw'iki gipangu, sekirite yaho, uburyo hafunze n'iki byose ni ibintu by'agaciro cyane. Ngira ngo rero mwakomeza mudukurikirana kandi mukanda subscribe. Si ibyo ngibyo rero gusa, kubera yuko murabona yuko iyi ni gate y'iki gipangu kibasha kujyamo imodoka kandi zirenze imwe. Ni karibu cyane rwose kugira ngo tubafashe mukomeze kureba ibyiza byose tubafitiye. Ntabwo ari icyo gipangu cyonyine, kubera yuko tudahari ntago mwakureka gukomeza kugura. Niyo mpamvu rero twabatekerejeho tukavuga tuti mujye mugana iyi channel ya Nzuri Market, murebeho imitungo yose mushimye, hanyuma muduhamagare tuyibereke. Reka rero tubibutse yuko mushobora kudusanga hano ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje etaje ya 2 mu kuboko kw'iburyo, urazamuka muri etaje yayo ya nyuma ukate umuryango wo mu gikari rwose. Aho ngaho ni muri Nzuri Business Group Limited, uraba wahageze. Ushaka kandi kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu twazikubwiye, ushobora kujya kuri website www.nzuri.rw. aho hose niho ubasha gusobanukirwa ibijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka mu kiganiro Gira Icumbi. Gikurikirane rero uze urushinge rwawe kuri 93 n'igice kimwe, aho tuzatubatumira impuguke mu bijyanye n'ubutaka zikabasobanurira byinshi bitandukanye muri ibyo ngibyo. Ariko kandi ntago natwe twareka gukomeza kubaha ibyo dufite, ari nayo mpamvu tubashishikariza gukomeza gukanda subscribe, mugakora na share kugira ngo murusheho kugenda mumenya ibyiza byose tubagezaho umunsi kundi 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero, ni muze muri Nzuri Business Group Limited. Iyi nzu mwayiboneye ubwiza bwayo, ni muze muyisure muyishime, cyangwa se tubarangire n'izindi. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited umukiriya ni umwami cyane, kandi rwose tubahaye ikaze. Nimukomeze mutugane, mutubaze ibyo mutumva, natwe ibyo tudashoboye tubahamagarira abantu baze babikosore kugira ngo mubashe kujya mubona ibyiza byose. Komeza rukande subscribe, kore na share kuri channel yanyu, turabakunda cyane.